Reka twongere tubashimire mwese bakunzi ba business isobanutse, tubasuhuza aho muherereye hose ku isi, abari mu gitondo mugire igitondo cyiza, abari ku manywa mugire amanywa meza, kandi n'abari ku masaha y'igicamunsi mugire igicamunsi cyiza, namwe abageze mu masaha y'ijoro mukomeze kugira ijoro ryiza. Turabakunda kandi tukabakundira yuko mudukunda. Turabiseguraho tumaze iminsi tutavugana, tutabagezaho amakuru, ni ukubera impamvu z'inshingano zitandukanye. By'umwihariko kandi uyu munsi nabwo ikiganiro kiba cyabagezeho, ariko byatenijwe nuko ibibazo nahuye nabyo, niba namwe mwahuye nabyo ntabwo mbizi. Nahuye n'ibibazo bya interinete, telefone nayizimije bishoboka, ndayiristatinga ngira, ariko interinete irangembera interinete. Ubu tuvugana ku isaha ya saa 3:54 z'ijoro ku masaha yo mu Rwanda, nibwo interinete ndi mu kubasha kuyakisesinga, nkabona irakora neza. Rero nk'uko bisanzwe, nababwiye yuko tuzajya tubanyurira mbere na mbere mu mamesaje y'ubutumwa muba mwatwandikiye, akaba ari nabyo nagira ngo tubanyuriremo tudatinze, kugira ngo buri wese anyurwe cyangwa se amenye uruhare yagize, cyangwa se n'abataritwaye neza nabo abantu babimenye. Ni muri ubwo buryo rero, hari abanyandikiye bambwira bati nyamuna aba bantu bagutuka bihorere ntuzongere kubatuka nawe, ntabwo ikosa Reka twongere tubasuhuze mwese. irindi. Ni muri ubwo buryo rero nifuje yuko ngiye kubasomera mesaje nihuta tujye ku kiganiro nyamukuru, ariko ntabwo nongera kubatuka, babasabiye imbabazi. Hanyuma rero ni mu kiganiro cy'ubushize, ikiganiro nimero 30, ku kiganiro twatanze kigira kiti ninde ugomba gukora indi konti ya P-Network vuba na bwangu. Yego, ubwo rero buri wese yagombaga kumva ikiganiro akamenya igisubizo, kumva ko bimureba cyangwa se bitamureba, sibyo ko ntawe bitareba. Uwa mbere yitwa Hirwa Usenga. Hahirwa Usenga, unanyihanganira, abaganga bambwiye kwambara rinete ndabyanga, none ndabona ari ngombwa. Hahirwa Usenga yagize ati Imana ijye iguhembera ubwitange uba wagize ku bw'amakuru n'ubusobanuro uduha pe, nuko urakoze cyane kandi uwo mugisha tuwusangire. Uwitwa Silver Wiragiye ati ndakwemera n'ibiganiro byawe ni ibya twese, urakoze cyane nawe wakoze gukurikira. Uwitwa Ntiyamira Jean Paul uyakunda kwandika rwose, yagize ati mwongeye kwirirwa, nimukomere cyane, turabakunda kuko mutubereye maso, Imana yo mu ijuru ibadukomereze, ni ukuri dukomerane. Uwitwa nanone ni Ntiyamira Jean Paul ati amakuru meza atariho ivumbi muduha adutera guhorana akanyamuneza, turagukunda cyane, ijwi ryanyu riradukomeza, komera ni ukuri muvandimwe kandi dukomerane. Uwitwa User BZ5FN, ntabwo amazina ya ni uko nguko nyine yayanditse, yagize ati komera cyane musaza, none se washobora ute kumenya ko namba yawe ari wrong? Ufite aho wabirebera? Namba ya telefone, nukora verification, phone number verification, bigusaba kohereza message igatwara amafaranga. Ushyira amafaranga kuri telefone, amafaranga MTN ni 88, Tigo Airtel ni 79, kereka wenda niba yariyongereye, ariko nayo ngayo nari nzi. Ubwo rero iyo ushyizeho amafaranga
kuri main account ukohereza, aragenda kandi bakaguha message. Iyo ntayo iyo nimero ari ya fake cyangwa se ari wrong, ntabwo amafaranga ntajyaho kuri iyo simukadi. Rero iyo simukadi urumva uba uyifite ariko waranditse nimero itariyo, icyo gihe kuguha iyo nimero yawe ya nyayo ntaho iba ihuriye n'iri wrong cyangwa se n'itariyo uba wararegisitarinze. kugira ngo icyo ngicyo nagisubiza ni uwitwa Musabyimana Jean ni Jean Claude wenda yanditse ati njye ndakwemera cyane musaza, ni ukuri urakoze cyane, nanjye kandi ubwo ndakwemeye ga. Uwitwa Make 550 yanditse ati ubwo se wowe uramukosoye? ubwo ntacyo mvuze. none ubwo nkusubize iki ngewe? niba nta nkumukosoye ubwo nkusubize ngo iki? Uwitwa Iranzi Denise yanditse ati mbavuza ngo we ibyo bitutsira ntabwo nzongera kubatuka, bihorere. Uwitwa Muhire Leonce yanditse ati urakoze ku makuru utugezaho, nyamara abantu dukwiye kwita kuri uyu mushinga kuko kuba yubakiye kuri Web3 byonyine birahagije kuwukurikirana. Ni ukuri pe, ubwo nyine abwirwa benshi akumva beneyo, ngo urumve birenge niwe ubwirwa. Witwa User BK1 wa wundi nyine yanditse ati mwaramutse neza, ubwo ni ku wundi munsi. Mwaramutse neza muvandimwe, burya turi za roho cyane kuruta uko twibwira ko turi imibiri. Nyamuna hanyuma kandi abo bagutuka wewe bahezagire bivuye ku mutima, ni nabwo ibyo bakwipfuriza biguma iwabo nibadahinduka. Ntabwo nifurije ko ibyo bibi banyifuriza biguma iwabo, ahubwo bibamurukeho wa mugani bazahinduke pe, kandi urakoze kubagira iyo nama. Hanyuma uwitwa Thierry Nzambimani yanditse ati heza gigwa ukora ibikora inka ngaho nyumvira nawe. Aranutse ngo nkora ibikora inka, nukuri ubwo nuko nyine, ubwo byigumanire nta kundi. Ngaho mukomeze mutuke kako nzaba ndeba ko mwunguka wa mugani, wagira ngo wenda ujya ngo ururimi rwoshywa n'urundi. Iranzi Denise nanone arongeye ati Tito rwose ati ugusuriye ntumusurire agira ngo nta kibuno ugira, niko bimeze. Ari igihe biba ngombwa ukagacishamo, ariko wa mugani sinzi wigeze kuvuga ati ariko buriya imbwa yose igiye kumukera uri ku rugendo ugenda uyiterebuye wazagera wagenda uterebuye imbwa yose kumukera, hazagera aho ngaho uko wazashiduka umuka nkazo. ubwo rero nizikomeze zimoke kuko wasanga zishinzwe kumoka. Hanyuma ubwo nanjye nzakomeza nibwirira abashaka kumva kuko aricyo numva nshinzwe. Muzeyi Jean Marie yanditse ati hello, mwamfasha kumenya icyo nakora? Amazina ya account yanjye ntahura neza n'amazina yanjye kuko uwamfunguriye yabihuje n'amazina ya Facebook yanjye, gusa namaze kuzuza mainnet checklist p zanageze kuri available balance. Mwoka byaramwe nakora iki ngo nkosore ayo mazina? Ndabinginze kubona ubu butumwa yangira inama, murakoze. Ngira ngo uyu mugabo, uyu muntu niba ari umugabo yanditse no ku rubuga, turamusubiza ahari. Icyo nagusubiza ni iki ngiki: ese niba warakoze KYC ibyo byose bakabyemeza, uragira ngo ukosore iki utakosoye ukora KYC? Dore uko bigomba kugenda. Hariya handitse amazina, hari aho bakosorera iyo bigihari. Icyo gihe
genda urebe niba gukosora bigihari, uhakosorere amazina yawe utegereze igisubizo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, iyo wabikosoye ujya gukora KYC ukuzamo ya myirondoro yawe ihuye neza na bya bindi wakosoye wifuza. None wamaze gukora KYC kandi payi zabaye migrated, niba ibyo uri mu kuvuga ari byo simbizi, ariko ubundi nzi ko KYC kugira ngo bayemeze ari uko imyirondoro yawe watanze muri KYC igomba kuba ihuye n'imyirondoro igaragara hahandi wafunguriye akawunti. Iyo bidahuye ntabwo bakwemerera. Sinzi rero impamvu bakwemereye abandi batabemerera. Ikibazo ubaza byasaba kureba konti yawe neza, umuntu akayicekinga akareba ese ibyo ubaza urabisobanukiwe, ni ukubitekereza nibyo ubona cyangwa. Twakomeje. Uwitwa Habarugira Richard yanditse ati ndakumva cyane ntiwirambire, ariko none ivyo biraraba abakoze KYC kandi nagira ko ekipe kandi naziga ko ekipe tekinike yarabonye ko vyose bimeze neza. Ngira ngo asubiza guriya muntu wo haruguru. Hanyuma uwitwa Infinity Tech 250 yanditse ati Infinity Tech yes, okay. Ati ibyo ukora ndabyemera, ariko gutukana no guhangana nk'umuntu uri kuri YouTube si byiza. Please stop gutukana kuri YouTube kuko bihabanye n'amategeko ya YouTube. Ayiwa amakuru ufite bihabanye n'amategeko ya YouTube. Gusa uyu muntu aba kuri YouTube cyangwa tugusobanurire. Genda ujye kureba channel z'ibigarasha. Iyo tuvuze ibigarasha hano tuba tuvuga babandi barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, bakirwaba tukaba abayobozi bacu baharabika igihugu iki. Wari wazibona? Baba we mama, ibyo bitandukanye nuko ubivuga. Yego, bitandukanye nuko ubivuga. Uwitwa user MD ati jewe maze imyaka 3 narabuze KYC, nzayibona nte ko nandikiye kwa team bakaba baranze kunsubiza? Wayibuze se ubundi wari uyifite? Ahubwo uvuga ngo nturayibona ariko ntayo wabuze. Nese ubu buri cyo wari ufite ariko icyo utara nta kibazo mayininga. Koti mu bafite ukuntu batanga KYC, urumva niba tombora itarakugwaho mu bantu miliyoni 60 zirenga, ubwo urumva koko mu bantu bamaze gukora KYC bagera muri miliyoni 20 muri 40 cyangwa miliyoni 30 urumva utarimo. Bitwaye iki surimo ahubwo we mayininga gusa. Uwitwa Uwamahoro Comedy ati niko gahunda imeze kabisa, amakuru na ya mbere. Tujye dukurikirana amakuru n'ukuri. Uwitwa uko wabona bitagaragara arandika ati uzadusobanurire kuri password update n'impamvu ari ngombwa kuyikora kuko SMS ntigenda. Password sisaba SMS, nta SMS bisaba. Abepe n'impamvu SMS itagenda ntacyo tuzabigarukaho, nta kibazo. Iyo nohereje code ariko password
yanjye irakora nuko iriho update gusa. Murakoze, ubwo ntabwo bisobanukiwe tuzabisobanura nta kibazo, turabigusezeraniye. Uwitwa Menard Niyonkindi yanditse ati jyewe ndi Burundi ariko ngo burya umukozi aberwa n'impembo. Impembo ubwo ni igihembo. Erega nawe uri umwarimu nk'abandi kandi urigisha ukamenyesha pe. Yego di. Haguze ubundi wa mugani buriya mwagiye mungenera akantu di. Mwagiye mungenera akantu komba. Ese ubundi ubu nzajya ubu mbaca amafaranga koko? Hari abo nabwiye ngo ndaza kujya mbaca amafaranga. Kuko ubu mbaca amafaranga muri uyu mushinga wa payi. Shamana. Okay, kanzakora karisite nkashyira hano ku rubuga. Muze kunyandikira muri comment mumbwire niba twabikora. Niyo wazajya ushyiraho igiceri cy'ijana nta kibazo. Niyo washyiraho na 500. Niyo washyiraho 1000. Ariko mumbwire buri kwezi mu gihe amezi dusigaranye nkuri yo bwabaga, ariko nanjye ngira nte nshyira karisite ahangaha mujye munshyiriraho nibura guhera nko kuri senkisa. Mumbwire uti musaza agenda unywa amazi nawe dore igihe uba wakorongeye. Abuze gukora ibintu kavuga nta n'igiceri cy'icumi nkubamo. Abe ni icy'umuti jikada. Buhara abantu baze ngo nyora amafaranga ari hehe ubu ngubu waba nga dore mvugiye hano ari wari wama n'igiceri cy'ijana cyangwa cy'icumi habe namo. Ubwo rero muzambwire munyarikira muri comment mwumve niba mwabishyigikira. Nkora karisite hano mujye muntera inkunga nk'abandi. Njya mbona abandi kumbuga babatera inkunga rwose ukabona barituriye n'amahumbi n'iki, ariko ukabona umuntu akoranye imbaraga akarushaho. Ubuse sinakabaye nubaka studio nkabona aho nkorera hatunganye nk'iyi internet yari yananiye, nkaba mfite internet ihoraho, nkaba mfite umukozi umfasha, ariko ndabaga ndikoca buri kimwe cyose n'iki. Nta studio urumva njya kuyikura ku bandi, njya kwanga nkabikorera ahantu aho muzumva amajwi aba atameze neza n'iki. Ni nk'ibyo byose, ariko niba mwumva mubishyigikiye mukumva ko umuntu yabikora kandi mu nyungu zanyu, singira uwo nca amafaranga n'iki, nabo baza. Dore hano abantu baramamagara ati nzaza ufashe, ngwino akaza kamukorera akagenda, byakwanga ubwo akazagaruka, ariko nta mafaranga muciye. Ndabakorera ku buntu. Niyo nahoze mubwira ndaza kubaca amafaranga, ariko nanone batekereza rwose ko ibi bintu tutashoboye amafaranga kujya kubica y'abandi kumva. Ariko wareba ukuntu uri mu gufasha abantu bakaguca amazi, bamwe baracari bakagutuka, abandi bakagangarara ntibakora ibyo mwubahirije, mu kandi kanya bakaba bararira. None se tugire gute? Ugasanga ariko umuntu yakemera nk'ako kasenyisa mwagashyizeho, umuntu akemera nibura umuntu yazajya ajya kubafasha, agafasha ba bandi ubona batera inkunga, nibura buri kwezi ako gasenyisa niba bakanagaho, nibura umuntu ebana akasobanura ari kubona ko mubikoreye hanyuma mbereke ukuntu mbakorera umuti. Hanyuma ni ukuri naho ubundi ndavuga n'ubundi ubwo niba nabonye akanya nawe kabonye, niba ntakabonye se nakabonye, muzajya mwihangana. Kandi ikindi ubu kirazira, ntabwo njya nkunda gutanga amakuru ntacukumbuye cyangwa se ntagenzuye, kugira ngo ntaza kubaha ibicupuri. Muri make rero ubwo rero mushaka kuntera inkunga mubimbwire, nabyo tubipange tubikore. Ariko wa mugani iki gitekerezo cy'uyu muntu rwose niyo nkindi niba ari ikindi uri Burundi, arakoze cyane kukitugezaho. Hanyuma witwa user bike ni wa muntu ati hanyuma muri P ikibazo kitizweho canke ngo kivugwe nk'uko izindi ngorane abapioneers bagira mu mushinga wa P network zavuzwe zikigwaho. Ushobora gukora verification cyangwa se verifications uko ari 5, hanyuma simukadi igatakara canke igapfa, noneho company yayiguhaye ikakwima iyindi, ntuzongere kuronka iyo namba. Cyaka nakabazo gakomeye cyane, keza cyane. Kandi none aba pioneers byashikiye bo kwama batangiye umushinga
kuko batanga uyu mushinga bushasha, ahubwo Core Team itwigire ico kibazo ca za phone number ziba lost forever. Pioneer akarokora umushinga ariko ntarokore namba yinjiriyeko. God bless you all pioneers and the whole world. Olala. Urakoze cyane muvande. Mugabo uyu muntu rwose abaje ikibazo kiza cyane. Agaragaje ikibazo kiza cyane. Ariko tumusubiza. Niyo mpamvu wa registarinze. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo kora verification ya phone number, ukuriya Facebook, ukuriya email nkuko babigusabye. In case bibaye iyi phone number ikavaho, andikira Core Team unyuze muri Pi Network hano hariya muri portal. Wenda ubwo nabyo tuzahagaruka tubigaragaze muri portal, ujyemo ugaragaze ikibazo ufite, ubagaragarize yuko kugeza ubu ukoresha email. Hanyuma nanone ushobora kunyura kubandikira through email, unyuze kuri email ukabandikira ukabamenyesha ikibazo ufite. Birumvikana, ukabamenyesha ikibazo ufite, ukaba wahindurira mining yawe muri email cyangwa se muri Facebook. Byose birashoboka. Niyo mpamvu zose iyo wazikoresheje izo nzira zose uba ushobora kuzikoresha. Reporting ikibazo cyawe, usobanura ikibazo wagize, ugaragaze. Kandi ntago twemeranywa yuko mu gihugu hari sosiyete yagenda udafite indi. Ahubwo muri kwa gutanga ibibazo dukwiye gutanga ikibazo tugaragaza yuko iki kibazo kiramutse kibayeho udakoresheje email cyangwa Facebook, ushobora gusaba guhindura undi murongo, ariko ibyo ntibiremerwa. Ariko nkuko baje kugaragaza yuko bemeye kuregistaringa ku bana bari munsi y'imyaka 18 ariko bemerewe cyangwa bahagarariwe n'ababyeyi babo babarera cyangwa bababyaye, nibi ngibi ntekereza ko bishobora kuzahinduka ariko turamutse tubigaragaje. Ibi rero tubikorera ubuvugizi tugenda tugaragaza ibibazo nk'ibi ngibi bishobora kuvuka, bityo Core Team izajye hari uburyo bwo kwandikira Core Team email irahari rwose. Se muragira ngo si ibyo ibibazo, reka email tuzigarukiriza aha ngaha. Ni izo ngizo zari zihari, ni email zigera kuri 20. Twigire ku itangazo rya Core Team basohoye ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo rero mu magambo make batubwiye yuko miliyoni 13 zirenga zakoze KYC muri iyi nkubiri yo kwitegura open minded, muri grace period bari batanze cyangwa se muri iki gihe cy'imbabazi bari batanze guhera kuri tariki ya 1 z'ukwa karindwi. Ubu aho tugeze, ibi tumaze kuzuza, ibi tumaze gukora, miliyoni 13 zirenga zimaze gukora KYC, kandi miliyoni 6 zirenga bamaze payi zabo zimaze kwimuka zigera kuri migrate mainnet. Ikindi turasabwa yuko turasabwa gushyiramo imbaraga zishoboka, tugakora ibyo dusabwa. Hari ugukora KYC ku bayifite, hari ukuyikora ku bayihawe, hari ukuzuza mainnet checklist. Hanyuma ibyo byose tukabikora tuzirikana iki gihe cy'imbabazi cyatanzwe yuko kizagira ingaruka ku batarubahirije ibyo basabwa. Kimwe muri ibyo nuko wa muntu wari ufite KYC mbere y'itariki ya 1 z'ukwa karindwi, ubu ngubu akaba atarayikora, cyangwa se itariki 30 z'ukwa 9 zikazagera atarayikora, azamburwa izo payi yamayininze. Izo payi zizakusanywa, zizashyirwa mu kigega kizamayiningwa, cyangwa se zizamayiningwa n'abakoze KYC, payi zabo zikimuka zikajya kuri mine account yabo mu gihe kizaza. Ubwo ni ukuvuga ngo aba bantu bari mu gukora, bari mu kubahiriza iyi grace period, cya gihe abazabihanirwa payi zabo, abo ngabo babyubahirije nibo bazazimayininga, nibo zizahabwa. Niko nabisomye,
akase ntitwakagarukiriza aha ngaha, ako kari ako ngako. Hanyuma rero ndagira ngo nsoreze ku kintu cyitwa itandukano. Mwabonye inkubiri, mwabonye ikintu uyu munsi iri wacicikana ibintu, mwabonye yuko u Rwanda rugiye gutangira gukoresha icyo bita digital currency. Digital currency ni digital currency z'ibihugu zitwa CBDC, Central Bank Digital Currency. Tuzabigarukaho mu buryo burambuye ariko ndagira ngo mbivugeho. Noneho abantu hari urujijo kumva ngo digital currency na cryptocurrency ese bitandukaniye hehe? Cryptocurrency na digital currency bitandukaniye hehe, kugira ngo ujye nabikoresha cyangwa ubijyemo wumva ibyo ari byo. Digital currency ahanini ishyirwaho n'igihugu cyangwa se ishyirwaho n'ibihugu, kandi ikaba iri centralized cyangwa se iragenzurwa, ni ifaranga rigenwa rikagenzurwa. Mu gihe cryptocurrency ishingiye kuri mining mbere na mbere. Hanyuma kandi cryptocurrency buriya bivugwa yuko iri volatile cyangwa se ni ibintu by'imibare biguruka aho ngaho bidafatika, mbese bishobora kuba bitanariho rimwe na rimwe. Hanyuma digital currency ni ifaranga nyine rishingiye ku ikoranabuhanga nk'uko twabibonye, rigenzurwa na leta ariko rihabwa agaciro gahamye. Ariko cryptocurrency yo agaciro kayo karahindagurika kandi cryptocurrency yo irigenga cyangwa se igirwa n'umuntu ku giti cye, ntabwo igenzurwa. Hanyuma rero byose bikaba bihuriye ku kwishyura ibicuruzwa na serivisi, ariko cryptocurrency ikaza kuba nanone ishingiye ku ikoranabuhanga, ku buryo ibikozwe mu buryo buri cryptography cyangwa se uburyo bw'imibare bw'amakuru ashingiye ku mibare koranabuhanga, mu buryo bw'ikoranabuhanga. Hanyuma iyo mibare ikaba ivangavanze mu buryo kuyinjirira bigoye, ari nayo mpamvu iba ishingiye ku ikoranabuhanga akenshi rya blockchain. Blockchain rero akaba ari urukuta, ari urutare cyangwa se ari umutamenwa w'ibikuta bitashobora kumenwa, biragoranye. Mu gihe digital currency ya yindi twabonye ishyirwaho ikanagengwa na za leta n'amategeko ya leta, iyo biroroshye cyane kuba wayinjirira. Aha rero mvuze bikeya, wenda tuzabigaruka ku buryo burambuye nitujya kwiga icyo bita blockchain. Tukaba dushishikariza abantu kuyoboka iyi cryptocurrency ya Pi network. Ni cryptocurrency ikaba na digital currency icyarimwe. Ni ukuvuga ngo Pi network yo izwiho, twatanga nk'ingero nk'iza cryptocurrency nka za Bitcoin, nka za Dogecoin, za Dogewift n'izindi, za Ethereum n'izindi. Hanyuma digital currency hakabamo za CBDCs, ni amafaranga nyine y'ikoranabuhanga y'ibihugu, ariko yo akaba afite risk cyangwa se ibyago byinshi byo kuba yakwinjirirwa bigashoboka. Kugira ngo bidashoboka ngo yinjirirwe, nuko ishobora kuzabikorera muri ikoranabuhanga rya blockchain kandi ni iry'ama cryptocurrencies. Rero nk'ikoranabuhanga rya Pi network riri ku rwego rwa Web 3.0, iyi ngiyi niyo yonyine kugeza ubu ngubu yagaragaye ifite ikoranabuhanga rihambaye riruta izo zindi zose ziri ku rwego rwa Web 2, iri ku Web 3. Muri make yo ifite ikoranabuhanga riri ku rwego ruheranije. Bityo rero izindi zose zikaba zifite uburenganzira ndetse amarembo arafunguye yuko zaza rwose zigakorera muri Pi network. Ni ikoranabuhanga ribyaye cyangwa se ribumbye andi makoranabuhanga yose. Ni ukuvuga ngo ikoranabuhanga rijegajega iyo ryinjijwe muri Pi network rikemererwa gukorerwamo,
nta mujura waryinjirira kubera ko yaryinjira abanje kunyura kuri Pi Network, kandi Pi Network ni umutamenwa udashobora gukorwa, udashobora kwinjirwamo. Mbega byiza, ni icyo ngicyo nagira ngo tuganireho, mbabwire mu magambo make itandukaniro rya cryptocurrency na digital currency. Ariko nsoza ndagira ngo mvuge ku makuru u Rwanda rwatangaje. U Rwanda rwatangaje ko bitarenze 2026 bazakoresha digital currency cyangwa se ya faranga koranabuhanga. Iri faranga ry'ikoranabuhanga ni faranga nyine rya CBDC. CBDC ni Central Bank Digital Currency. Central Bank byumvikana ko rigenzurwa na Banki Nkuru y'Igihugu. Ndabyibuka mu minsi yashize babisobanuye, bavuga yuko rizabanza gukoreshwa mu buryo bwa testing cyangwa se bwa pilot, bwisuzuma rikoreshwe mu gihe runaka mbere y'uko rishyirwa ku isoko rigakoreshwa na bose. Ni faranga rero rigabanyijemo ibice bibiri. Hari irikoreshwa na financial institutions, hakaba n'irikoreshwa na public. Ni ukuvuga ngo hari irikoreshwa na rubanda ariyo public, na financial institutions cyangwa se ibigo by'imari bitandukanye. Hano rero iri faranga bazabanza kurigerageza, hanyuma tuzarikoresha. Iri faranga rero dore ukuntu rizakorana na Pi Network. Mwibuke yuko Pi Network nta muntu utarayimayininze uzayikoraho. Cyo ni cyambere. Aho kugira ngo uyimayininge utarayikozeho, nakuyikoreho utarayimayininze, ahubwo wowe ukorera muri Pi Network ariko utaramayininze, uzaba wemerewe gufata icyo bita native token ya Pi Network, ariyo bita CBDC, ariyo bita USD Pi. USD Pi rero ikaba ifite agaciro kangana n'idolari rimwe nyine. Muri make idolari na USD Pi ni ibintu bingana, bivunja kimwe, ni binganya agaciro. Noneho umuntu azajya afata Pi ayivunjemo bamuhe USD Pi. Numara kubona USD Pi izabivunja buri faranga ryose na buri cryptocurrency yose, yaba fiat money, amafaranga afatika, yaba adafatika nk'ayo CBDC, yaba ama cryptocurrencies, USD Pi izaba iyavunja yose. Muri make umuntu wese uzi ko atigeze amayininga Pi na rimwe, ikintu azaba yemerewe kubona gifite agaciro, wakumva uvuga uti nanjye mfite akantu k'agace ka Pi, ni USD Pi yonyine. Kandi iyo nayo izabonwa n'ibi bigo byemerewe gukorera muri Pi. Ariko ntabwo muri make niyo byo faranga rihagarariye Pi rizemera gusohoka hanze. Kandi risohoka hanze nta muntu uzaba ufite, ni ukuvuga ngo nzemererwa bazampa idolari bishoboke, bampe bitcoin bishoboke, ariko ntabwo ushobora kuba ufite bitcoin cyangwa se n'indi faranga iryo ari ryose ngo ubone Pi. Impossible mathematically. Ntabwo bishoboka. Wowe uzajya ubona USD Pi, ugende baguhe ifaranga iryo ari ryo ryose ushaka. Ubwo urumva ko rero ngewe niba nkeneye CBDC y'u Rwanda CBDC, Rwanda Central Bank Digital Currency, nzajya nzana USD Pi meze nk'umwami, ngende mvunjemo amadolari, nsangira nzana amadolari nayo azaba yarabaye digital, nanjye nyavunjemo amanyarwanda, amafaranga akoranabuhanga y'amanyarwanda. Ntabyumvise ariko ubwo ibyo bintu, ibi rero bizatuma turushaho gushora imari mu gihugu cyacu, dukorana n'ikoranabuhanga rya Pi ndetse n'iry'igihugu, twexchanginga yurala. Romba ikindi twabonye nuko nibutse muri ratandukaniro rya digital currency na na cryptocurrency, nuko iyi CBDC ntabwo icuruzwa kuma trading exchanges, ntabwo icuruzwayo, mu gihe cryptocurrency icuruzwa kuma trading exchanges, kuri nko kuri market cap hariya ku bucuruzi bw'amafaranga ayakoranabuhanga. CBDC ntabwo ijyayo, cyangwa se digital currency, ariko cryptocurrency yo ijyayo.
rero Pi Network ni imwe mu ma digital currency kandi ikaba na cryptocurrency kubera ko iramayiningwa, ariko ikaba na digital kubera ikoranabuhanga ikoresha rya blockchain, kandi rikaba ari ikoranabuhanga rinahambaye cyane rishobora no guhostinga andi makoranabuhanga atandukanye, ibintu bikagenda neza. Ese ntitwagarukira ahangaha tukazakomeza ubutaha? Mukomeze mugubwe neza. Nagira ngo mbasobanurire ibyo ngibyo, kandi tunyure no mu itangazo, kandi tunyure no muri message ziba zatanzwe, ni nako tuzakomeza no ubutaha. Mukomeze mugubwe neza, tumayininge, dukore ibisabwa. Abantu bafite ikibazo cya wallet irakora, ahubwo ni mucunganwe nayo. Aka kantu nari nkabagiwe kandi ni ingenzi, mumbabarire nkavuge. Mfite umuntu amaze ukwezi, ariko buriya ni ukwezi cyangwa ni ukwezi n'igice yirukanka kuri ibi bintu, ariko uko yakomeje gukurikira ibiganiro ubwe yiza imitwe, yagiye afata telefone arayizimya, amaze kuyizimya arongera arayatsa, amaze kuyatsa arongera arayirestartinga, arangije asubira muri wallet, yaje nk'umurabyo. Noneho mu gitondo turimo twuzuza ibisabwa, twagize gutya turakora, igenda nk'umurabyo, igeze hagati irakwama, abikora kwa kundi, irongera igaruka none ikora nk'umurabyo. Namwe mubikora ibyo ngibyo, abwirwa benshi akumva beneyo. Zimya telefone, numara kuyizimya nk'iminota 10 cyangwa niyo ya 5, wongera uyatsa, numara kuyatsa imaze kwa uyirestarting. Abatazi kuri starting mu bwira ababizi barabereka. Numara kuri starting uwinjire mu kore saa 8 z'ijoro, nibwo saa 8 saa 9 nibwo yayibonye, arayibika, arayikopiya. Wowe ujya kuri WhatsApp yawe ugakereya urubuga rwitwa ububiko, groupe WhatsApp yitwa ububiko, ukayiregistaringira ku muntu. Urabizi ko wayiregistaringira ku muntu, uwo muntu warangiza ukamusibuka mukuraho umaze kurukereya, urwita ububiko, usigareho wenyine. Nurangiza ujyeyo, nibamara kuguha iriya passphrase uyikandemo, ihindura ibara, ukande kuri copy, ugende ujye handi muri rwa rubuga ububiko, ukandemo haze paste, uyipestingemo, uyibikemo. Nurangiza ukomeza ibindi. Niba utabisobanukiwe egera ababizi, niba utababonye kurikira ikiganiro, kandi birakunda bitihise. Nimuteranye itike, mumpitike mwebwe abo muri katiyaho, niba muri Muhanga, niba muri he, muteranye itike, mumpamagare nze abi Muhanga mbafashe, nta kiguzi mbaciye, nzabaca itike, sibyo? Ariko muve mu bintu by'ubunebwe buri aho ngaho bwo kutagira icyo mukora, kandi ibintu iminsi yagiye murugarijwe. N'ubu twatangaje amahugurwa, nta n'umwe abayiyandikishije bose, nta n'umwe twabwiye ko abantu bagomba kwishyura itike y'amafaranga 2,000, nta n'umwe wabikoze. Ubwo rero muzagira umbaraho urubanza, mbaye umwere. Yes, hanyuma barangiza bakarira, ubwo nzajya mbinyuza ahangaha nyine, ubyumva byumva utabyumvise, nakundi nabigenza abavandimwe, none nakora iki? Ngayo nguko, murakoze, nibyo nagira ngo mbabwire. Mukomeze mugubwe neza.